Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Dukomeje kwigana igitabo Urugo rwa Gikristo. Ejo twasoje umugabane wacyo wa 16 wavugaga ngo urugo ni isano rufitanye n'umuryango mugari. Uyu munsi tugiye gutangira umugabane wacyo wa 17 uravuga ngo imyidagaduro n'ikiruhuko. Igice cya 79 kiravuga ngo icyo tugezeho kiravuga ngo ikiruhuko n'imyidagaduro ni ingenzi. Mbere yuko dutangira dusenge. Mana nziza idukunda, urakoze kubw'ineza n'ubuntu udahwema kutugirira, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Komeza ubane natwe Mwami, utwigishe utwungura ubwenge, maze ibyo ushaka n'ibyo ushima aribyo duhana kuba mu izina rya Yesu. Amen. Isubi ibanza iravuga ngo ibitekerezo by'ubuhezanguni mu byerekeye imyidagaduro. Hariho abantu batekereza nabi. Kuri bo idini ni umutware w'umunyagitugu usa n'uwayoboza inkoni y'icyuma. Bene abo bahora babogoza kubera kwangirika kwabo, kandi bagahora batakishwa n'ibyo bibwira ko ari bibi. Nta rukundo bagira mu mitima yabo, ahubwo bahora bazinze umunya. Iyo bumvise urubyiruko cyangwa undi wese wisekera nta mbereka birabababaza. Bafata ko imikino n'imyidagaduro yose ari icyaha, maze bagatekereza ko ubwenge bw'umuntu bugomba guhora kuri gahunda idakebakeba. Ubwo ni ubuhezanguni ku ruhande rumwe. Abandi nabo batekereza ko ubwenge bw'umuntu bugomba guhora bwisanzuye, maze agahimba imikino n'ibimurangaza bishya kugira ngo agire amagara mazima. Babatwa n'ibibatera kwishima, bagatwarwa, batabibona ntibishime. Bene abo si abakristo nyakuri. Baba bagiye ku rundi ruhande rw'ubuhezanguni. Amahame nyakuri y'ubukristo abera abantu bose isoko y'umunezero, kandi ubuhagarike bwayo n'ubujyakuzimu, uburebure n'ubugari bwayo ntibigerwa. Tuyize ku isi bivuga ngo kugarura ubuyanja mu bwenge no gukomeza umubiri. Abakristo bafite amahirwe n'inshingano byo gushaka uko bagarura ubuyanja mu bwenge, kandi imibiri yabo ikagira imbaraga bakoresheje imyidagaduro izira amakemwa, bagamije gukoresha imbaraga zabo z'umubiri n'iz'ubwenge mu guhesha Imana ikuzo. Imyidagaduro yacu ntiyari ikwiriye kuba iyo kugaragarizamo ubupfapfa ku buryo ihinduka amanjwe. Dushobora gukora iyi myidagaduro mu buryo izagira icyo yungura abo tuyifatanya, kandi ikabazahura, ndetse ari twe nabo ikarushaho kuduhesha ibyangombwa bikwiriye kugira ngo tubashe gukora neza inshingano dufite nk'abakristo. Neretswe ko abubahiriza isabato bakora cyane bakinaniza, ntibihe akanya ko guhindura ibyo bakoraga cyangwa ngo bafate ibihe byo kuruhuka. Ikiruhuko n'imyidagaduro birakenewe ku bantu bakora imirimo isanzwe y'amaboko, ariko nanone bikarushaho kuba ingenzi ku bantu akenshi bakoresha ubwonko. Guhora dukoresha ubwonko bwacu kandi tukabunaniza kabone n'ubwo twaba dukora ibijyanye n'iby'idini, ibyo si ngombwa, haba ku kazi kacu no ku ikuzo ry'Imana. Ahakikije urugo ndetse n'ishuri hafite icyo hakora gikomeye ku byerekeranye no kuruhuka no guhembura umubiri. Igihe duhitamo aho gutura n'aho kubaka amashuri, dukwiriye kujya tuzirikana icyo kintu. Ku bantu babona ko imibereho myiza y'umubiri n'iy'urugingo rugenga imitekerereze cyangwa se aribwo bwonko ari iby'agaciro kanini kuruta ifaranga cyangwa imigenzo iranga umuryango mugari w'abantu, bagombye gushakira abana babo ibyiza biva ku nyigisho ziboneka mu byaremwe no kuruhukira hagati yabyo. Tugeze ku isi bivuga ngo imyidagaduro ni ingenzi kugira ngo umuntu arusheho gukora neza. Igihe umuntu amara akora imyitozo ngororamubiri ntikikabe gipfuye ubusa.
Imyitozo ikoresha ingingo zose z'umubiri ni ingenzi kugira ngo buri rugingo rurusheho gukora neza. Iyo ubwonko buhora bukora cyane mu gihe indi myanya y'umubiri ntacyo ikora, habaho gutakaza imbaraga z'umubiri n'ubwenge. Urwunge rw'inzungano zigizwe n'ingingo zikoresha imbaraga zitakaza amagara mazima, ubwenge bugatakaza gukerebuka kwabwo ndetse n'imbaraga, bityo ingaruka zikaba iz'uko umubiri uhora wikanga nk'ikimenyetso cy'uko urwaye. Hakenewe gukoresha ubushishozi ku bijyanye n'amabwiriza arebana n'amasaha yo gusinzira n'ayo gukora. Tugomba kujya dufata ibihe byo kuruhuka, ibihe byo kwidagadura n'ibihe byo gutekereza no kwitegereza ibyaremwe. Amahame yo kwirinda aragutse cyane kurenza uko abantu benshi babitekereza. Tugeze ku isomo ivuga ngo abanyeshuri bakeneye kwidagadura. Abari mu murimo wo kwiga bakwiriye kujya bagira akanya ko kwidagadura. Ntabwo ubwonko bugomba guhora buhugiye mu gutekereza byimbitse gusa, kubera ko ibyo binaniza urwungano rukoresha ubwenge. Umubiri kimwe n'intekerezo bikwiriye gukora imyitozo ngororamubiri. Ntawashidikanya ko rimwe ikiruhuko n'igihe cyo kwigisha umwana gukoresha umubiri we akina kandi akora bizarogoya gahunda ihoraho y'amasomo. Ariko ibyo ntibizaba imbogamizi ifatika. Igihe n'umwete bikoreshwa mu kongera imbaraga z'ubwenge n'iz'umubiri, mu gushimangira umwuka wo kutikanyiza ndetse no gukomeza ubumwe hagati y'umwigisha n'abo yigisha, hakoreshejwe imirunga yo guhuza inyungu no gufatanyiriza hamwe mu buryo burangwa n'umutima mwiza, ibyo bizazana inyungu zikubye inshuro 100. Ibyo bizatuma ingufu nyinshi zikunze kuba isoko y'akaga ku rubyiruko ziruhindukiramo isoko y'imigisha. Umukoro w'ibintu byiza uhawe umwana ngo intekerezo ze zibe zihugiyemo umurinda ibibi kurusha inkuta z'amategeko atabarika umuha n'ikinyabupfura kindi umutoza. Tugeze ku isomo ivuga ngo abakozi bo mu biro bakeneye iminsi yo kuruhuka bakidagadura. Nabonye ko abantu bake cyane aribo bamenya umurimo unaniza kandi uhoraho abantu bafite inshingano yo gukorera mu biro. Abantu bake nibo bamenya umunaniro w'abo bantu, niko hano batubwiye. Bahora bifungiranye mu cyumba, umunsi ukira undi ukaza, icyumweru kigahita ikindi kigataha. Ari nako umurimo unaniza imbaraga z'ubwenge bahora bakora ugenda ugwabiza imibiri yabo kandi ukagenda ubagabanyiriza amahirwe yo kubaho. Abo bene data bari mu kaga ko gusandara mu buryo butunguranye. Ntabwo bafite ubudahangarwa ku rupfu, kandi nibadahindura bazaba ibisenzegeri maze babere intandaro yo kuva ku kazi. Bene data A, B na C, ntabwo dushobora kwemera ko barimbura ubuzima bwabo binyuze mu guhora bikingiranye kandi bakora ubudatuza. Ntabwo bigeze bagira akanya ko guhindura, uretse ko bahawe n'igihe babaga bagize umuriro mwinshi cyangwa ubundi burwayi. Bagombye kujya bahindura akazi kabo kenshi, ndetse akenshi bakagira nibura umunsi umwe wo kuruhukana n'ab'umuryango wabo, kuko usanga basa naho bababuze. Bose ntibakwiriye kugendera icyarimwe, ariko bashyira akazi kabo kuri gahunda ku buryo umwe muri bo cyangwa babiri bashobora kugenda, abandi bagasigara baziba icyuho, hanyuma bagaruka bari basigaye nabo bakagenda. Nk'inshingano y'iby'idini bafite, nabonye ko bene data A, B na C bakwiriye kwita ku buzima n'imbaraga Imana yabahaye. Ntabwo Uwiteka basaba ko bageza ubwo bemera gupfa bazize umurimo we muri iki gihe. Nta ngororano bazahabwa kubera ubwo bwitange, kubera ko Imana ishaka ko babaho. Tugeze ku isomo ivuga ngo nimushake uburyo mwidagadura muruhuka
butarangwamo ikibi kandi bwigisha. Hari uburyo bwinshi bwo kuruhuka bwungura ubwonko n'umubiri cyane. Umuntu uhugukiwe kandi uzi gusesengura azabona uburyo bwinshi bwo kwidagadura no kuba arangamiyemo butarangwamo ikibi gusa, ahubwo bunagira icyo bumwigisha bukamwubaka. Kwidagadurira ahantu hanze hari umwuka mwiza no kwitegereza imirimo y'Imana mu byo yaremye bizagira akamaro bihebuje. Nemera ko igihe cyose turi gushaka kugarura ubuyanja mu ntekerezo zacu no mu mibiri yacu, Imana idusaba gukoresha imbaraga zacu zose igihe cyose mu mugambi mwiza. Dushobora kujya duterana nk'uko twateranye uyu munsi, kandi byose tukabikorera guhesha Imana ikuzo. Dushobora kandi dukwiriye kuruhuka twidagadura mu buryo buzatuma tuhakura imbaraga zitubashisha kurushaho gusohoza neza inshingano zacu, kandi impinduka tuzateza kuri bagenzi bacu zikababera nziza. By'umwihariko, guhura kwacu gukwiye kudushimisha twese. Dushobora gusubira mu miryango yacu twongeye kugira imbaraga z'ubwenge n'umubiri wagaruye ubuyanja, ndetse twiteguye kujya mu murimo twabaye bashya, dufite ibyiringiro n'umuhati biruseho. Tugeze ku isubi ya nyuma ivuga ngo Imana irararika urubyiruko. Irarika ry'Imana rigera ku musore wese n'inkumi rigira riti: mwana wanjye mu mutima wawe nzawurinda ubutunganye, kandi nzawuha ibyo wifuza nk'umunezero nyakuri. Amena. Imana ikunda kunezeza abasore n'inkumi, kandi niyo mpamvu yifuza ko bayegurira imitima yabo kugira ngo ubushobozi bwose Imana yahaye imibiri yabo bubashe kurindwa buhorana imbaraga kandi buzira umuze. Ubuzima bafite ni impano Imana yabahaye, niyo ituma umutima utera, kandi niyo iha imbaraga umubiri wose. Bityo rero kwishimisha kuzira inenge ntikuzigera gutesha agaciro impano n'imwe muzi Imana yabahaye. Yesu mubane.